bombori bombori, ikiganiro cya radiyo urumuri. Ni inzoka rwanyonga nongera sokemo. Ese ino kumbona utanywa erega ijya winywera burya iyo unywa bituma unongera ibiro. Ntubona ko muri iyi minsi utangiye kubyibuha? Ese ino ko mu mwanya nigeze kukureba nkakubura wari wagiye hehe? Nigeze gusohoka hanze. Uranyumvira wasohotse hanze kandi gahunda ari guma mu nzu koko? Uzi kuko wajyaga mu biki? Nigeze gusohoka hanze nkora n'umuntu. Wagiye ryari se kandi urujyanwa n'iki koko? Mana yanjye koko. Mukanya ubwo nari nsohotse hano nkora n'umuntu mbona asuherewe ameze nabi ndamubaza nti niki ati ndarwaye. Ariko mana yanjye ubwo nakumva ko yararwaye corona. Ngiye kubaza ati abantu bashize bati abantu bashize nyine. Ubu si ni utaruzi ko abantu bashize mu Rwanda kubera corona? Koko uzi ko ujye untera umujinya. Kandi dore ni kintu ntabwo mbaye agahoma munwa nako gapfukamunwa. Nkunda no kubyibagirwa. Reka tugabanye iby'umujinya tw'inkwerekera we. Akira nkongereremo ahubwo ino nagira ngo mbere yuko sohoka warutangiye kumbwira urwenya rw'ibyakubayeho ukiri vice president. Nkiri vice president nageze kujya ahantu. Ngaho mbwira harya byagenze biti? Naka kayegerega kararyoshye ku buzima bwacu. Kera nkiri vice president nageze kujya ahantu. Ariko ubwo hantu uvuga wagiye si mu gahenerezo ra ko numva twigeze guhorerayo ra? Nagiye inshuro ebyiri. Ya mbere ntabwo wagiyeyo inshuro eshatu? Nagiye inshuro ebyiri. Icyo gihe nabwo nari mpari. Baranyerekanye bavuga uwo ndi we bavuga n'amazina. Wivunika ndabyibutse icyo gihe se ntabwo ubyibuka ko igihe bakuvugaga amazina bavuze amazina wari uri kumwe na Karegeya Rwisereka niba mbyibuka neza na Sendashonga icyo gihe yari ahari. Nabonaga inyuma cyane umuntu witwa Rwigara Sinapoli. Hashize amezi 6 musubirayo. Uravuga hehe? Cyangwa nabyumvise nabi? Aho nagiye nubwo nyine kunyerekana. Erego kunda kugaragara. Komeza unyibwire. Barongera baranyerekana. Kandi mu mezi 6 ngira ngo nari ntarahinduka. Ndakekese ko icyo gihe nabwo wambaraga ikote nkabona ritagufata ahubwo nkagira impungenge niba uzabyibuha nk'uyu. Cyakoza corona yagize neza. Urabona ko ibiro byiyongereye rwose. Icyo gihe warambaraga ukabona ikote rekada. Ahubwo nyibukiriza harya icyo gihe wari kumwe na Bandera sibwo ndabibuka neza ra? Nari kumwe na oya wivunika icyo gihe ndabyibutse. Wari uri kumwe n'abantu barimo bakayumba barudasingwa. Nari kumwe na Banahimana icyo gihe bari batarabi bigarasha. Twagera mu ngo yaragiye icyo gihe niba mbyibuka neza. Basangara nabo wabonaga bashaka gucaho mbese. Icyo gihe niba mbyibuka neza Kizito Mihigo yari atararirimba ya ndirimbo yubahiriza igihugu. Hanyuma icyo gihe nabwo Anselme Mutuyimana yari ataraba umuyoboke wa FDU inkingi. Ahubwo nyibutse wa mugabo wundi mwari muri kumwe waje kuza kuba ikigarasha nyuma yaho akaza kuza kwisubiraho akagaruka harya yitwa nde? Mwari muri kumwe? Celestine Rwigema. Yego rata Celestine Rwigema nibyo nawe icyo gihe yarahari naramubonye. Ndabyibuka neza ko icyo gihe wari kumwe n'abandi bantu benshi abenshi ariko wabashyize ku gatebe. Komeza unyibwirire. Arongera baza abaturage ati muramuzi. Bamwe basa n'abashidikanya abandi bati batumuzi ninde ashyira ukuboko hejuru. Bafashe icyo gihe ndamwibuka ari umuturage wanjye ni Rudunyuri. Bashyira ukuboko hejuru benshi afatamo umwe. Bamwe ati turamuzi ati ni Paul Bizimungu. Paul Bizimungu
urabizi ngo ahubwo haburaga agatungo bakwite Paul Habyarimana Juvenali. ati turamuzi, ati ni Paul Bizimungu. Bombori bombori, ikiganiro cya radiyo Urumuri.